ni ibintu bitangaje cyane kuko ndibuka nta n'igihe kirashira. First of all, I remember mama wanje atari yavuye 2012 nari mfite imyaka ndumva nka 13 hafi aho ngaho bro. Jesus, no kiragiye urumva nicyo gihe nagombaga kuba nagira gutya mbere yaho gato kuko n'umuntu asengaga cyane, ari umukozi w'Imana asenga Imana agasenga Imana demon akavumbuka akirukanka. Wasengaga ninde? Ni mama wawe? Mama wanje yakimbizaga abantu ndavuga nyine se umuntu ufite abazimu bakirukanka bakabona bashwiragira bagashwiragira cyane. Ariko nonje nari nyiwa mpeti and I remember kugeze kujyana gusenga before urumva nyandi w'abahungu ufite udukwafe urumva mfite irokoke kope zaraje ngo irokoke ya danje zamutse na pocket ya danje nambaye ukuntu nk'umwana kuko bagaranya Rutarama barasenye. Rutarama ari yabasenye ndahazi. Urakoze wamfura we. Kiragiye noneho najyanye nawe gusenga nambaye pocket nizo kwafe ndahaga peti nyine kandi kaho ngaho nawe urabyumva. Mageze ndibuka nagiye ko umuntu abantu kajya bandeba mwanje ari muri korali ari umuvuga butumwa ari umuntu usenga nyine ufite umwanya mwiza mu rusengero mu nzu y'Imana. Birangira nje mageze ngo uyu mwana ne kwafe zanjye bakajya bansimbukana ngo rira nk'ibinyogosho hasa abantu banshaka yize ari aho hari muri 2013 maybe 2010. Mama wanje avuye 2012 ni 2010 nari ndi umpeti 2010 na 2010 gutyo nafite nka 12 11 urumva. Ubwo mageze baravuga ati ibi nyogosho ndavuga ati nyogoshanyiza zibatwaye iki, baravuga ati ngo no gudire ikuntu yambaye Jesus. Ndavuga ati se mwebwe nyine umva bari kundistabinga pe. Ndibuka icyo gihe nese cyo mu rusengero rwabo njya muri restoration urumva mu rugo rwari aba ADPR indani umuhungu James Mbangize gutyo nigiriye muri restoration bageze nsanga abahungu bagenzi banje bari kubyina drama rumya wana naje man I remember those days bro. No ndibuka nagezeyo nayo ndasimbuka nyine ngeze usanga n'abantu nkwiriye kuba ndi nambaye utuntu twanje mbona barambye ati James aguze no kubyina wowe wikoma ibyana no ntago nagiye nkurikinga ibindi hari ibyana bikubiye pa no nareba abantu bari kuri drama agatanga no nkwiriye kuba ndi ira ADPR bambaye ibitambaro n'ibikwembe ntazi urumva biranibiki urumva ubwo kumbi nanjye sinkamenya yuko buri w'Imana yavuze yuko nyine izamu ab'Imana bashyize ikimenyetso buri ibyo wajyamo byose ibyo wakora byose ariko uri w'Imana n'undi naho wajya sibyo. Niba ari Imana ishaka kuburi ugomba kuba uhari mu gihe cyabyo sibyo. Icyo gihe nta muntu ambwiraga ibintu by'Imana ngo mbyumve je nabaga nkurikiye gusa abana nkareba abana bateye neza umwana agasimbuka mbaga panaro yikaraga nkavuga ati sha ngomba ndafashije ibintu nitambarare ngomba ndafashijwe umwana agasimbuka ngo tuzishima nanjye ngatambona ngasimbuka yewe wareba itaka ukavuga ati yewe turusengero n'urugo no mitinya kubaza ese mwitoza ryarira marambye tuzahetse kwitozanya mageze nanjye bitewe n'abo abana nabonaga nanjye nkajya nsimbuka ngasimbuka nashamo imbaraga za danje ngasimbuka urumva barandeba ati James noneho uyu mwungora anarenze ukajya banshira imbere noneho bitewe nene kwa kuntu imbaraga pagati kwanje najya imbere n'undi indi kubyina nambere za paketi nabaga nambaye ngajya nsimbuka nasimbuka n'ubundi bikabiragiye ipo rero nkajya nkazamura gatoya fasta kambaza se bite kiri kumanuka ni sentire yanjye ariko ngo yapanutse nagomba ngasimbuka. Ariko ntago washize igihe kirekire urumva nyine muri iyo myaka mama wanje ndibuka yaje kugira ikibazo yaje kurwara kuko before bari baramuroze nyine ariko haza kuzamo indwara y'igifu tumuvuza n'isha atandukanye birangira umubyeyi wanje nyine mubuze ariko n'undi mubura nyiri hehe ntaraba umwana wo mu rusengero kuko ntabwo nize umwana wo mu rusengero birumvikana yuko icyo gihe maze kumubura none ntarabaye n'umwana wo mu rusengero byabarangoye cyane byarangoye bro byarangoye birangira none ndezwe n'undi muntu w'umusore birumvikana baze kuba uri umwana muri iyo myaka ukayegwa n'undi musore yari ufite imyaka ingahe 14 ya 14 kuko 2012 mama amaze gupfa anahise nkomerezaho n'undi tujya kuba aho twavaga nyoro cyama twaravuye tujya kuba ibumbogo tujya ku ibumbogo ndabyibuka nahise nkomereza P6 nyina aho hantu nkomeje birangira nibashije ibintu byinshi ndavuga se mana yanjye ko nje hano hantu mu cyaro mwana wavukiye ubundi navukiye Kimihurura tuwava tujya aho ngaho Nyarutarama none mbona nisanze ibumbogo bro none numva ibintu bihinduye isura ndibaza se none hano ndaza kuhaguma
nyine ako kantu kibaza kuva mu mujyi hano ntabwo nemenyereye ibintu ngo by'imyumbati ibintu ngo biteye ntabwo nabimenyereye baba urumva ibintu by'ibijumba ngo umuntu garahinga ngo n'iki n'iki kazana ngo za kentusi mu ntoki ntabwo nabimenyereye none ngeze aho hantu nkabona ibintu ni danje urutoki nkabona ibintu byo guhinga bakavuga ngo ujye guhinga Jesus ngakubita isuka mbona ntabwo ari ibintu byanjye itamvugana n'umubro wabaga aho ngaho za Nyarutarama ndamubwira ati bro rero ngiye kuza nyine twibanire kuko na mama wanjye agihari uwo muvandimwe n'undi twajyaga njyayo tukamara iminsi andibuka ko najyaga nkubitwa mvuyeyo birangira mu tipe kiyo kwibanira rero sasa bro Jesus birumvikana nyine nk'umuntu urumva nawe yari umusore muto ufite n'amafaranga arabizi nawe rwose yabaye umupapa yarubatse ni byiza cyane Imana ishimwe urumva ariko icyo gihe yari atarakizwa nawe yari atarakizwa umva kiri muri ya myaka imushuka imyaka 20 n'ingahe nawe nyine ari enjoyment ari ukwenjoyinga nyine kwenjoyinga gamagara iki nyine naje nkabanagiye hanga n'iki ari ubwo buzima kubera mo kwenjoyinga bitewe n'imyaka twari turimo n'amafaranga yari afite n'amafaranga bro maramo igihe hari akantu watangiye umbaza ngo ni gute manager umuntu wari manager w'akabari yego umuntu wikoma ibyana kiyorosa ibindi cya saa sita n'icya nimugoroba akanywa byera akarenzaho icyuma akamanuzaho brushette yaje kurangira yakiriye agakiza ni fresh none sasa reka tujye aho ngaho rero so bro nyine mu 2019 yaje gushaka umugore gutyo biri kurangira ashatse umugore birumvikana nyine Imana ni nziza ashaka umugore nawe mwiza w'umwana mwiza ufite umutima mwiza uwo mugore nyine biba ngombwa ko dukomeza kubana n'ubundi atitaye kuba ashatse umugabo umuvandimwe we wapi uwo mwabanaga muri ghetto yashatse umugore yego ntiyakwangira ko mukomeza kubana n'ubundi mubana mu rugo rw'umugore n'umugabo yego tubana muri urwo rugo nyine abana n'umugabo we ariko nayo mabanga muri umuntu w'umugabo we ariko nyine birumvikana ko nanjye ntago ndi wa muntu navuga ngo wari waragiye nyine ngo ujye mu bintu ngo by'ibiki kuko urumva mvandimwe nawe yarankarumaga hari ibintu yatumye nyinshi nuko ndanamushimira byumve ahari ikiganiro azakireba ndamushimira mbikuye ku mutima n'umugore we kuko ni byinshi yandinze urumva nk'umuntu wabuze umubyeyi we agasigana mu biyemo w'umugabo papa wanjye papa abagiye gushaka amafaranga yo kwita ku bindi ntago yitaye kuri abo bana nyine bafite byinshi nahangayikishijwe nabyo umuvandimwe ambaye hafi andinda kuba nanywa ibimogi andinda kuba naba marine njye ku mihanda nayo nyiri umwana birumvikana ni kenshi yagiye andwanirira nyine kugira rero ko nagira ahantu mva nkajya ahandi ariko satani nyine nawe urabizi iyo ariko nafatira umugisha wawe wajya kuza satani akawutsikamira kugira ngo utagerwaho umuvandimwe akarwana James rero ko nabona permis provisoire akarwana agatanga amafaranga ariko nyine munagi satani aramfata bro aramfata urumva yakwishyura amafaranga James akanshishikariza jya kwiga rero umunsi mike ndashaka umugore ntago tuzagumana jya kwiga urebe ko wagira ahantu ugera nanjye nkabona utwana nkava ku ishuri nkabona utwana nkabagatije akashatu mwegera mu twana wowe icyo wigaga mu wakangahe I remember igihe ishuri narivuyemo warivuyemo ugeze mu wakangahe siniyatu none mpita nkomereza kwiga amategeko y'umuhanda umereza kwiga amategeko y'umuhanda amategeko y'umuhanda nkomeje kuyiga ndabyibuka narayigaga urumva nigisha abantu mana satani n'umugome nigisha abantu bakabona provisoire none nge ngajya gukora provisoire nkayibura urumva nge nkayibura nibaze umuntu ndamwigisha nkamura amakanja akayigiramo nkanamuhugura agatsinda akabona provisoire none nge James umwigisha sinyibona hasi man ibi nibiki satani arakora satani arakora we akansikamira nigisha undi wa kabiri nawe aratsinda arayibona njya gukora exam ndayibura bro nakoze inshuro zirenga 7 niba atari 8 hafi aho ngaho nsindwa nkabona 11 nkabona inota rimwe hasi mana yanjye ibi ni ibiki turinda tuva i Kigali tujya kubi Rusizi nge nawe nyine kuko no yese yakorera ahinduye akazi n'umundi n'umuryango we turajyana urumva ariko n'ubundi satani akomeza kunyizirikaho ndabyibuka nabwo ngeze Rusizi muri covid ndabyibuka yego nabwo nagize gutya njya gukora exam nabwo ndatsindwa ya provisoire satani uziko ari umugomedi urumva nabwo ndatsindwa ndagira nkubwire mwene data udukurikiye nonaha
iyo igiciro kitari cyagera Satani nyine yaragufashe imigisha wawe uko wakora kose utegere Imana ngo usenge ureke ibyaha uve mu byaha birimo byose ukurikira Imana bari yigucira inzira ikwereka aho naga inshundura ntago byakunda wirwaniriye. Bisaba ngombwa yuko usaba Imana ukavuga ati Imana yanjye ndatsinzwe ngwino ndwanirire, ariko icyo gihe bikubaho iyo wemeye umwami Yesu akaza akakuyobora. Iyo wemeye ukavuga ati ndemeye ndatsinzwe ngwino unyobore mwami wanjye. Ubwo turi aho ngaho nibwo nahise ngira gutyo uwo muvandimwe afungura yego apanga umushinga wo gufungura akabari. Match iratangiye. Jesus. Abana apanga umushinga wo gufungura akabari, umuhungu nanjye ubwo ndaho hafi turi mu mishinga abana nyirimo ngiyoboye. Akanumva nitanje nkajya gusiga amatumba turabipanga neza turabinoza akabari na restaurant. Ubwo numva ngi ntago nafite umutima nshira urubanza n'ubundi birumvikana yuko na mbere yabwo nabwo nende umunyabyaha. Utagira ngo ndanagiye maho kabari ho nandi umuntu muzima. Nari umunyabyaha, nari umusambanyi. Mana yanjye we nukuri nari umusambanyi, uretse Imana ubwayo izigakura umuntu ahantu nyake kavuga ati mushizanga mwana wanjye. Ariko ubundi tuba twaravuye hano kuri. None wakize mu kabari kuko nabangana n'inzoga nyine nkabona none n'abakobwa none ndavuga ati none ngiye wabo wabyo. Ndavuga ati none ndatabawe ahantu ngiye karabaye agahuka huye n'umunyutsi. Ubwo ni hari Rusizi mu mujyi. Rusizi twagiye mu Bugarama. Hari impande ya Simirwa burya harashusha abandi movement. Simirwa ndahazi yashyuha kubi. Bega abana baho ko abana bari ni bituma nibute n'ubushuye bwaho hari ahantu ubushuye bwinshi cyane. Ubu hari ubundi hameze hashuha cyane nko muri Kinshasa hafi aho ngaho. Bitewe nuko hari bazana n'amazi y'amashyuza, amazi ashyushye bro. Nawe urabizi ko ari amazi y'amashyuza. Birangiye yo mugize ari ahantu ndareba nkaho se noneho ibintu ra nzabishobora. Mageze mbona noneho uyu dutangira ahantu turakora James njari mbona nangiye kuye nambara neza yino nunzi nandi smart birumvikana narogoshe yagakiza kaje biragaragara no mu nzira no kunyogoshere no kunyambarire birahinduka pa. Ubonye James 2020 cyangwa 2020 cyase imbere yaho ukana James ubu ngubu rwose abaratandukanye cyane. Ubwo ngubwo simageze rero dore umuhongo mana we kwafe ndazamura umusatsi wanyu nkubita mu produit nkubita mu tuntu twuntazi ngo ni aya ni black shampoo baho nkubita mu tuntu mbona nabo metis ndagenda ndacyanda vuga ati no hose no abakobwa bakajya baza bakambwira ati James nko kuri none Satani yo yagushatse iyo Satani yagushatse n'abakobwa ubwabo baragukurikira. Nukuri ngo waba ufite amafaranga utafite Satani yuri mu murongo Satani agushakamo ntago ura amafaranga yo gw'abakobwa. Nakubwiza ukuri nta no gura amafaranga kugura inzoga ngumwe urumva ntago bibura. Uziko nagira ngo ngajya mu kabari nkicare gazi ya peti mitsingi ya mbere nkayihirika n'abapampe banje nkaheringa za kazi ya kabiri tugatereka nko tukanywa tukarya. Ubwo umuvandimwe nawe umva nawe yabayigiriye mu kazi w'abandi umugore nawe disera natwite ndabyibuka nawe ari aho ngaho nanjye nkaba nawe nirwa nenjoyinga gusa nkagira abapampe baza bakavuga ati James tugende tugutemo nanjye akibivuga atabwira abakozi ati muhe mukora ngiye ndaje ngiye kwinywera n'undi najana nta myaka 100 n'undi tuzapfa ni hahandi. Umuhungu ngo ndagiye manager muzima none wangaho nimba ari manager nimba ari iki nendenze na manager none nimba akabari karako muvandimwe umugore nawe urumva nawe ratwite none bro akansiga mu biganza nyine nimba nka manager arumva ariko arabaye nyiri byo nemeze nkaho nereze nkari nge nyirabyo. Ariko bro nawe ntamireze yaza agasanga ibintu byarafapfanya kansimbukana ariko simbyiteho. Ubwo ngiye nsimbukana abakozi nkaje umukozi uje nkamureba nkabona nisa nkavuga ati none se sibyo se Satani n'umugome pe. Ubwo umukobwa agamuga ati none se nyine nka manager uri umukobwa uje muraje umwice ubundi baguye wabuze iki umwana akamuha urya iki akarya none nijoro ati se amarogi niko amarogi urayazi ati ndayazi se tuyagezemo hari ikibazo nabo urabizi iyo ufa cyonzira ukavuga ati ngiye gukora mu kabari umwana w'umukobwa burya nawe ubwawe ni byicane bari ukavuga ati mbisize inyuma. Nuko Imana ivuga ngo nimushaka kuyikurikira iyambura byose byawe ufite usiga inshuti abavandimwe umuryango ukurikira Imana yonyine. Ni Satani noneho burya nawe ukimukorera nikakora bisaba gusiga ibyo byose ukabireka ukamukurikira. Kuko umva wibera mu binezeza gusa Satani akaguhereza inshuti nazo rwose zikundira ibintu bya ambiance zikaziguhereza byose ukeneye ukayirirwa mu renjo umera nk'impumyi nibasha no kureba ahantu uri kujya.
umukobwa wa mbere James watuye hasi muri ako kabari wari ubereye manager, duhereze story y'ukuntu byagenze guhera kuri A to Z, yinjira utangira kumwinjirira, utangira kumushuka mpaka hasi kwitapa. Jewe nshuka wowe umushuka wowe nyine akantu gatangaje, ntago nashukanaga. Birakantu karasekeje, ntago nashukanaga. Ahubwo barazaga amaninja yarazaga kuko nabitaga nakubita gukoresha amaninja. Umukobwa yarazaga ahubwo satani bita n'igikundiro yaranshizeho akanyikundira, akavuga ati James ni ukuri rwose ndakwumva ngushaka. Nundi bukandebyibuka umunsi wa mbere nyihagera aho hantu, urumva bitaranabaho hari ikintu kinangaza, urumva ndibuka yuko ntago tutaratangira gukora naraje turi gusigiranye ry'umukara nyine dusigana tuzakorera ku mbaho, tusigiranye ku mbaho. Ngiye kubona mbona umukobwa baraje, bwa mbere mageze arambwira ngo nagukunze. Wankunze? Ntago muzi nanjye naganze. Aravuga ati kandi noneho nyine urabona nkuko waba uri korera hano, noneho hirya gatora kandi kabari. None umukobwa ukora muri kabari niwe wese uzarambwira ngo ntagukunze. Ni bwa mbere neze mu Bugarama sinenzi byaho. Nijyaga amazi ngiye muri Simeruka gusa muri factory, ngiye kurira ngo ni ibiki gusa nitambuka na mukuru wanjye wo nguwo, nazi ngo hakorwa ibiki. Ibiki bakorera muri kwese yameze gute? Umukobwa baraje ati nagukunze kandi nakunze umuntu nashaka yuko turyamana. Iki arabikubwira biri serious yarabimbwira no kuko arugamira ari byumvishe ubundi akenshi nimenyereye ko ngiye najyaga nisabira umuntu yabara ngombwa ngiye mbwanye nkishiraho nyine nkana spending ngavuga ati baguha iki ariko nkubone none mbona umwarashanye ambwira ndi gusiga karangi meze ngo nasize niko ati cyangiye gukora akazi nafatiyeho none umukobwa araje ati ahako cyari mwiza pe ndabyibuka ahubwo nicyo cyane ubwono kanyisabiye ngo James nshaka yo ngo ntagukunze. Mwana we yambwiye ngo witwa ndese, ndamureba ngo ngiriwe neza nitwa James ntagukunze. Wewe urakoze kunkunda mubyeyi. Rero nakunze umuntu ntago birangira gutyo. Bigenda bitese ngenda musa abagomba kumpereza. Abagomba kuma nkamuha nanjye akamato nyine tugasharinga. Mugasharinga iki? Ubwo ni body to body nyine. Tukaryamana. Cyakoze n'abenshi Imana yo mu ijuru nari nzi vango ko turaryamanye. Ndamureba ndavuga ati nibyo, ndavuga ati rero ntacyo rwose itsikuru ukorera Isara hirya. Kuri umuturanyi se n'ubundi ni hahandi tuzaduhura tuganire tuzaduhorana nta kibazo. Urumva aho ngaho ubundi muri ako kambereho bitewe nuko umugore waho yabaga hari wa bro, urumva aho narifataga n'ubundi ahubwo akakurikiyeho. Jesus. Yo habereye muri naramaze kubona no wakabare. Urumva aho ngaho nari nyiri muri abandi. Aho ngaho ibintu nakoraga ariko hari roji. Wa mukobwa wadakwibutse. Kabizo diviga azayireba azamagara ikiganiro ndamwibutse. Umva yakoraga ari yashinzwe amaroji. Urumva none nkatiraho njyanye utuntu kuri ubujyana abantu nyine manete nkaza nkabona abakozi bamwe namba nta courage bafite nkajyana nyine nk'inkoko ikintu cya runaka magemuriye. Nagera ngezeyo sanga y'umukobwa wari kuri ayo maroji yaho ngaho. Ndinja niba ari satani aratuyobye nawe yuki mukorera arakuyobora. Ndamubwira ati nkeneye kuryama. Ati se hari ikibazo se umuntu uryama ariko amafaranga mfite ngo ntago wishira ngo uryama ngano nanjye ndyama. Ndibuka n'umukobwa wa mbere aryambanye na wango mu Bugarama. Nuhu yagenze gute rero kagira inkuru? Oya yuvuze ngo byagenze gute uriya kwinjira mu kintu ngo nahise ngo nataka. Urumva ngo nataka gutya ndimo ndaganira ibyo naciyemo byereka nshaka kwereka yuko nawe muntu ufite nonaha uri ahantu runaka ufite ikintu arakora yumva yuko yasayishiye cyangwa se yarengereye, yumva yuko nyine bitagishoboka yuko bitagarushoboka yuko yagaruka ku murongo. Ndagira mubwire yuko ibyiringiro bari yuko yagaruka kuko hari abakoze ibirenze ibyo arimo arakora ubu ngubu kandi Imana yagiriye ubunira bamagara bagaruka ku murongo. Uwo mukobwa ndibuka twaryamanye kenshi cyane kenshi bishoboka kenshi rwose Imana yanjye. Hanyuma utararenga aho ngaho nakubwiye ngo wino uryame ntabwo ndi bukwishyuza, nawe uragenda uraryama, nawe araje araryama. Ese yakuryamye iruhande uhita urataka cyangwa wabanje kugira ubwoba uvuga ati noneho karabaye nagiye kira jasi satani akora muzi? Ntabwo naje kuvuga ngo wenda ngo nagize ubwoba hoya ahubwo nararyamye mbana naryamye iruhande
uzwa kundi ufite umugore wawe urumva ntago uri kumusaba oya nabyo gusaba uhita uhindukira ukahita wataka nyine nuko byagenze none nta no kuvuga hoya satani aba yaritse mu muntu nawe burya satani ukigendamo satani ugenda mu bantu batarakizwa batarakira agakiza arakomeye njye nese nataka gusa nataka nkuramo akenda gutyo nabindi bintu mbona aremeye shyira ku ruhande muramo nakimbere mbona aremeye shyira ku ruhande mbona ndatatse mbona ntamije mbona aremeye ndavuga ati ngaho uyu nguyu birarangiye uyu nguyu mbonye umugore gutyo kwa kundi zimfashe bitose binyisha stress zanyishe akazi mbona kandemereye natangiye nuko nigumira muri ubwo buzima gusa aho ngaho mu Bugarama ntago nasayishije kuko naririndaga cyane bamiyanga banasida nyine nkirinda bishoboka none ndibuka bro kize dushwana satani burya nyine urumva uwo mu bro nawe we ntago yajyaga ngira inama kenshi yo kuvuga ati James waretse ibyo bintu urimo urumva ukagira gutya ukajya mu nzira y'agakiza urumva ukareka ibyo byose okay nagari agakiza yego ariko we yashaka kugereka ngo inzira nkwiriye gucamo kugira ngo wenda basi ngira aho mva naho ngera sibyo mve ku rwego runaka nje kurundi ariko nakoze birumvikana simwumve kwera satani amatwi yanjye ngumva satani agashama ibintu nyine mwumva nkasimwe bari kumbaza iki urumva abambwira iki n'ubundi ko ari hahandi simuha umwanya simuha n'agaciro ariko ndagira ngo ubwire y'uburyo yo umuntu aho turi kujya ahantu heza kuko ndibuka yuko kigiye dutandukana twatandukanye bigenze bite rero aho kumara ko bari mava urumva ko aho ngaho ho ntago nasayishije bitewe nuko hari umuntu wandeberera gumeze nk'umubyeyi wanjye ndibuka bro nyine kugira ngo ahantu tuhave kuko twaravanye nawe twaragendanye umugore yagiye kubyara bro nawe ari mu kazi birangira nanjye ubwanjye nyine numva maye nk'umusazi hari ninjoro njya kumureba hari abakira benshi cyane ducyuza amafaranga menshi ariko bitewe yuko ntari mari n'umugore adahari na bro adahari birangira abakozi bakoraga aho ngaho amafaranga bose bagiye bakorera ukoreye senkana ashira ku mufuka ukoresha 100 ashira ku mufuka ukoreye angahe bose amafaranga barinda barayabika barayatwara nyuma minsi ingahe gutyo nyine urumva bitarajya ku murongo umugore ari kuba muganga bro adahari amayi nje nyine nanjye ubwanjye ntahari mfite n'ibindi birori nari mfite nabyo ndimo kwakira nyine ya commande bari basize bafashe nayo ndi kwikurikirana birangiye nyine bibaye stress nyinshi cyane amafaranga ndatraspendinga cyane birangiye biferinze nyine njewe turashwana n'umuvandimwe turashwana cyane none turatukana hafi no kurwana numva nanamukubita mu buragaciro pe nawe yumva nyine nawe ndabona ndamusuzguye nk'umubyeyi wanjye nyine nubwo nyose imbabazi nyine nubwo twiyunze ariko akanonkibutse cyo bugufi nk'amusaba imbabazi ndahava ndagenda maje cyane nkuru ubuzima ndende ndibuka mageze mava hari umugore twavuganaga shamana yanjye mana igiturengera hari umugore twavuganaga tutarabonana tuvugana kuri Facebook ndibuka uwo mugore yari afite umugabo babanaga umugabo yari afite n'abana batatu tuvugana numva nyine yuko nari mu nyabyaha nari nyiri mu byaha ntago nari nakumenya agakiza iyo ni inzira y'urugendo rwanjye kuko ba manager kuko aho ngaho se manager gwe burangiriye ahubwo noneho haro nenge kuba manager wa nyawe noneho wa wundi noneho nyine manager akabari umwe udafite umuntu umukansuringa cyangwa musubiza umugira inama wa wundi nyine wigenga mbese udafite umuntu atinya aho ngaho ndanatinyaga uwo mugore wa bro wanjye ubwo mugore mageze turavugana kuri phone bitese ngeze ndi kutaha mvuye Rusizi ngeze Muhanga yego nzi niko kariho mba umve ubwo ni mu modoka ndatashye singeze Muhanga simuhamagaye sago ni satani nuko akora ati se wamba wari ukagira gutyo ukava aho ngaho uri ukaza urumva ukangeraho ahomba akana ko maneza ukava ukangeraho kuri ndi Muhanga bamvuye muri bus fata kamoto allo bitese uri hehe na ubwo mba ndahageze maze ndamubonye umugore mubonye araza arambona turishimirana arambye ati James Vincent mbanje inangaho umugabo namusiye Kigali n'abana twaratandukanye urumva waje tukibanira ndavuga ati si umugore sibura usingiye kubaka urugo n'ubundi kurumvaga nshaka gukora iki kubyara na satani yategeye kujya nyunguza kwibyarira n'ubundi ngatangira ubu tiruzike nshaka umugore nangira ubuzima bwanjye hariya birangire nyine nibereho nyine nk'umupapa no ninakora n'akazi nyine nkure n'akazi mvuga ati mfite icyo ndimo rakorera mvuga ati umugore azanenda kuba nashurashura umugore gutubanya aho ngaho yese nemeranye tukigira mu nzu mageze
Magize nsanga nyine ahantu umuntu usambana ntabwo amuyoberwa. Ndabyibuka rwose wa mugore we nawe nubona iyi video urabizi rwose pe urabyizi urumva nsanga ahantu aho ngaho matera aho ngaho iratose ni ayandi nsanga aho ngaho munsi uze bya prudence byakoreshejwe byinshi icyo gihe narabaye ndavuga ati reka nawe ati rero nkuriye kwigendera simire kuguma ahangaha arangije arazarandirira mbabarira urabona ubuzima nari ndimo nishuri ibiki rero ubu ngubu ahangaha ndi mbabarira urumva mbabarira kuko ndibuka ko n'umuntu yamagaraga ngatamubwira ngo nashatse umugore byararangiye byararangiye mfite umugore ubu ngubu rwose byararangiye n'abantu benshi biyongiye bari bazi ko nashatse umugore ndibuka umugore turavugana arambwira ati James urumva mbabarira reka ubwo none ngiye bitamubabarira nawe gatoke nta kibazo katwibaniye n'undi n'ihandi nafashe umwanzuro w'iki ukoreka ibyo byose urumva nafashe umwanzuro ukoreka ibyo byose wowe ukoreka ibyo byose umwungiye kuba umugabo nawe umara amazi uhinduke dutangire urugo umugore mba muri ubwo buzima urumva none mbaye umusambanyi weruye bro Yesu mwami narasambanye ku myaka ndumva n'ifite imyaka 22 baho ndumva raho ku mugore ufite imyaka 38 9 watandukanye n'umugabo we umugabo we wibere Kigali n'abana batatu n'iki bakuru ugumba ariko satani we umva nkamukoma akavuga ati mukorora nkoma wa musore yaje mu bandi bagora ati se umuntu wawe ni sawa aturiye angererayo hahandi numva rukuntu ufite umugabo nyine winaniriwe byanze nimba barweza rubaje impande neza ndwara nazi umugore gusanga umugore nyine ntago wapi ntanyurwa agora n'agasore ko muri iyo myaka nkanjye wari muri iyo myaka nyine ufite amashagaga none n'imbaraga nyine ufite umugongo muzima umugore namukora akavuga ati sha nishaka nzagurisha inka pe ati inka ndayiguhaye muhungu wanjye ati inka ko nyiguhaye navuga ati nyine urumva nyamaye muri ubwo buzima nyuma muramo nk'icyumweru urumva hafi ibyumweru 2 narabaye nk'umugabo yakiriye najya gukubita ibiraka nkakora ibiraka umugore akamya ati niwe mugabo dore umugore ubucano nkacanga tugakora tugashyira hamwe nanjye numva namaze ku mugabo byararangiye numva namaze guhinduka umugabo ariko birangira satani n'ubundi birangira bitagenze neza kuko ubundi nafite umuzimu wo gutuma najyana ngo mara igihe maturize uhora ujarajara muranjarajara nimba ari umuzimu w'uruzorero si uko namwita murangenda ndi hano uno ndi mu rugo namara amezi 2 cyangwa ukwezi ngumva ndaharambiwe ndahaze tukashwana n'umusaza ngati nigendera nkabandike kuri uwo bro tukamana amezi angahe nk'abiri nawe ngumva turashwana nkigendera ngiye ahandi hantu ndakubwiza ukuri uko muzimu ejo aho nakiriye agakiza numuje nkwiriye guhinduka nicyo gihe bwa mbere maze umwaka mu rugo pe ntaragenda kandi nkumva naratuje nakiri ubuzima ahantu hamwe utimutse bya hato yego muri make ntabwo nanyurwaga n'ubuzima nabaga mbayemo bwaba ari bwiza sinambayeho mu buzima bubi pe nari mbayeho mu buzima bwiza ntacyo naburaga byose nabaga mbifite ku gihe ariko bitewe n'ina satani hahandi none ibintu byanjye byabaga bigiye kugerwaho neza imigisha ntangiye kwigeraho twapanze n'ikintu runaka n'ikintu bagiye kunkorera nyine ngo nangire nikorere ngira ahantu mva naho ngera satani akongera kandi ganya nkweto tugaserera nkaba ndigendeye biza kurangira ndabyibuka naje kuva aho hantu ndagenda mva muri urwo rugo mva muri aho ngaho nanaga n'uwo mugore ndamubwira ati rero turashwana ndamubwira ati none rero reka ngende nagiye mubwira ngo ndagenza agaruka ariko nafite gahunda yo kugenda ngiye urumva ko nabonaga nyine ahantu n'ubundi kuhaguma igihe kinini cyane bitari kuvamo kandi ari umuntu nyine sinzi ko nemaze kumera nyine umva satani nyine yumvaga nyine ahantu mwere kuhava nkajya mu bundi buzima ariko n'ubundi urumvikana urumva nende umusambanyi kuko numva nende kurana n'umugore utari wawe w'abandi noneho aho ngaho ni imivumo myinshi cyane ni imikoshi cyane uri kwirahuriraho nabazimu cyane uba wirahuriraho ubwo nahavaga nasubiye nagiye mu rugo nabwo nende ndaza mpava kuko uko maranye iminsi biza kurangira umuvandimwe wanjye wa muvandimwe yaragiye kuba Kamonyi arambwira ati James Rusizi twavuyeyo twagiye kuba Kamonyi nimba uri gutaha yego niba uri gutanga ino hace uze dusubirane bangezeho n'ubundi banyakirana ubwuzu ndahagera turahaba yarafite abakozi 2 b'umusore n'umukobwa ngije nanjye mama nk'umwana mu rugo n'undi nkanirwa nshwana n'abakozi nkabasambanya abakozi usambanya abakozi baho mu rugo se
urabigura bizi ariko wa muhungu we wari n'icyorezo ndakubwiye ngo satani yaranyaritsemo urumva nitaye nkagenda ngo mupfa kuba gusa nk'umunamba akashe ufite isuku ugira isuku nkagati ati imboga zirabona ati imbogara nkabona wakeye imbere yanjye simbyiteho mana we shambyibutse mba numva ntazi mba numva mbabaye cyane iyo ubwo buzima naciyemo urumva ubwo umukozi nk'ariya ngasambanya aha hashira iminsi tukajya hariya tukaganira nabo bakatwunga nyine tugashwana tukiyunga muri ubwo buzima nyine satani gusa yarafashe akima mu maso ituma nabona imbere nyine ngo nibaze se ndi kujya he ese mfite ikintu cyo mu buzima bwanjye nyine mu byanda aho ngaho gusa urumva nari ndemerewe cyane ariko simbimenye gusa nkunda gusenga nkaririmba sometimes nkaba ndi mu rugo ndi mu masuku nkaririmba umugore wa bro nyine kuko yarasengaga we akambye ati James wazabye ukuntu wajya gukizwa urumva ukagenda muri korali ukagiririmbira Imana nkareba nkabase Imana nyine nanone nibinzemo pa oyo nyumvire nibinzemo nkumva nyine nkajyara ngatanya kurimba kumva ko turimbo twaba Vestina Dorcas kwa tundi ngo umutima wanje wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami none akantu nakundagamo noneho nyine ngatuma ngo turi kumfasha kumva ko ngo amenyo yarayabasetsi warayanyijije uransetsa urumva akantu bw'imbaraga zawe zangose no mu ishyamba ry'inzitane urubwa rwameraga wararunyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe nyine nkumva turirimba nkatwumva nkumva turi kumfasha nkaturirimba nkumva nyine nkumva ndi kuririmba indirimbo zanjye nkure kuba ndi kuririmba ariko uwo mwanya uva ngo nkora n'icyana cya danje cyambaye akamini nyine kuko nakundaga ibyana by'icyana cy'inzobe cyambaye akamini nkabona ibiguru nkavuga ati ye baba weje nkasimbuka urumva agatanga no nkure kuba ndi noneho hose atana akanyunguza ngata utu nimero none umukobwa nawe navugisha navuga ati tubonane nawe ntaguhakana handi we nawe akahita tugasimbukana tukaba turagiye muri ibyo bintu n'ubundi ubwo buzima nibwo nkibera muri ubwo buzima niba bizagumira mu mirari aho nahise mbona gutya mbona akazi aho ngaho Kamonyi muri La Fresheri bare ndayibuka mba manager waho pa tunabasuhuze niba bana La Fresheri bare ndabasuhuje aho ngaho Kamonyi ndabibutse Jesus umva bro narasambanya aho ngaho nuva mu bintu uri muzima bishima Imana urumva aho ngaho nandi manager ntacyo natinyaga umukobwa wese uyazaga aho ngaho natega mwicaza tukaganira namubwira nandi manager urumva rero sibundi ni igihe kinyana gute ukora mu kabari umukobwa ati nibwo nyigakoramo ese bura washobora kwakira abakiriya wari wajya muri logi hoya umwiki n'iki nyuma y'akazi birumvikana ugomba kuzangareba nimba washa no kwakira n'abakiriya kuko iyo umukiriya asinze akakwifuza ugomba kumuha sibyo rero naje ugomba kureba nimba koko ibintu urimo urabizi mu izina rya Yesu mana we umva bro nabaye muri ubwo buzima ngo ndi gusuzuma imashini z'abandi ngo ndebe nimba ngo zikora neza urimo zashimisha abakiriya nguma muri ibyo bintu man sometimes sinatahe nkarara mu marogi aho ngaho ko zifite na rogi nkagura amayoga amafaranga sinzana amafaranga aturukaga urumva kuburyo na boss agira nk'akambaza se akambaza James boss nawe yarazaga nyiri kabari nkamubwira ati boss kirare abagwa cyo kunywa ariko ari akabari kandi barumani ndi manager ndi mu kabari ibaze kuba barumani wari kugira ngo boss bagwe icyuma mu kabari kawe sha boss kavuga ati boss kibaza se James amafaranga yakwira urubanyiba ati je nikinyiba bose baguhe none abana nabo bikaragera no uje wese mu kabari wese Yesu kugeza igihe cyageze abakobwa nka Veni ugize bose bo mu kabari aho twakoraga bose bakankuda bitewe n'iki nyine maze kumera neza maze guhembuka mfite nk'iyo faranga senkari kuvuga nabwo ati n'abasinzi bose bari aho ngaho nahita senkane leta gashira mu minota 10 nk'isaha baguha icyumwa ngo iki n'iki baguhe nkakota muri nasanga aho n'amafaranga mfite ngatendekera aho ngaho ubwo nyine ugasanga akabari kose amafaranga banyweye ayo masaha nayanjye ugasanga nanjye undi bakoresheje ubwo nanjye ubwo nkabagiye gutenga bagiye kwiryamira n'ubundi nabo bakozi banjye aho ngaho naho nako nari nyoboye ngafata amafaranga ati dukeneye kurya ngamuha amafaranga mujye kurya urumva
noneho ndabyibuka aho ngaho sinagiye mvuye kwa Diane ra hari akandi kabari ku Gisimenti naho mana yanjye ku Gisimenti arandi hantu Gisimenti naho bari bagiye gufungura akabari bitaga muri Kini nabanaga n'umugabo Gisimenti hano i Remera muri Kigali hano i Remera hano hafi yanjye ubona ko ndi hano ibereye Kimironko ndatuje unishyuye Kimironko pa mvuye ahantu hose nagiye mbabwira nagiye mvumo kuri Imana ikora ahantu kure cyane ndakwisaba kubwira n'ukuntu Imana iyo wegereye Imana ikwereka ikuyoboreka kwerekana ahantu kurega indobani yawe urumva ubwo n'ubuzima bwanjye naciyemo nyiri mu byaha ntarakira agakiza ngiye mariye kubona agakiza ibyo yanditse mu buzima bwanjye naho maze kugera n'uburyo kimbanye n'Imana yanjye n'Imana imaze kunkorera amaze kubonesha amaso yanjye kandi imbere byambagaho nkabibona ariko simbyiteho ko nkabona nyine ibintu byari kubaho ariko nkaba naje gusanga n'Imana yandindaga kuko Imana iturinda kenshi cyane mu byaha buriya umuntu uzagira amahirwe wese Imana ikaguhamagara ahantu hose uzaba uri ukumva ijwi ry'Imana rikukozeye ikavuga ati ngwino garukiraho ngaho ukumva muri wowe ukwiriye guhinduka ukagarukiraho ngaho nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu muri maybe ni muri Matayo ibice 11 murongo waho 28 haranditse ngo yewe urushye urumva mwebwe murushye munsange ndabaruhura urumva tumanutse hasi kuri 20 kuri 30 handitse ngo kuko kunkorera bitaruhije urumva bivuze iki rero wowe urushye urumva nawe unaniwe wegera Imana irakuruhura sibyo urumva iyo mitwaro nari mfite yose nari nikoreye nyine ahantu misensimba kwa gatoya ariko ndacyakomeje inkuru yanjye ubuzima bwanjye nyiri mu byaha aho Iremera Gisimenti ndacyakomeje ariko nyine ndagira nkubwiye yuko Mana yanjye ose nukuri Imana yanduhiye imitwaro yanjye bro abantu banyura heshi atandukanye umva kano kantu nitanumva nyine ni ngiye bari kubwira urumva areka ririmbo Frank ajya ririmba nzaza mvanga muri turirimbo kuko nkunda kuririmba kandi nkunda indirimbo kandi kuko niyo ndi kumva indirimbo mu rusengero ziramfasha cyane kurushaho muri zambaza kuririmba ubu ngose uwanjye kuko biramfasha umva ko kantu ngo imba bazi zawe Mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge bwacu turatsinzwe tuvuga iki Mana urinye mbabazi imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge bwacu turatsinzwe tuvuga iki Mana urinye mbabazi vuga ko tugezeho washoboraga kutabyitaho njye umunyabyaha nkarimbuka nta nicyo byari kugutwara cyangwa se nguhungabane nukuri imbabazi z'Imana yo nibutsa Imana yamvanye ikemera ikangira umwe mu bana bayo ikamagakiza ku buntu none nyuma y'ibintu byose naciyemo nyiri kuvugaho nkaba ndanga mvuga gukomera kw'Imana ubu ngubu wa muntu uhagararaga imbere y'abantu barenga 100 ndibuka araho nagiye gukorera ahantu muri VIP maze kuva muri ako kazi kose nuko bigikomeje kuko njye muri gukora aho Gisimenti muri ako kazi kose ko mu kabari nakoraga hose nakoraga amafaranga ariko nta n'icumi mbika nyine uko aje ari menshi ari nakagenda uko aje agenda nyine nuko nyine yagendaga mu bihe siko satani twari umugome urakora uko ndimo nakora amafaranga akaza pe mabara abamanaje babona akaza amafaranga menshi atandukanye ariko sinzone yajaga Imana ikambwira ati James rega mwana wanjye ibyo wakora byose urumva mukozi Imana akabinyibwira akamenya ati icyo wakora cyose utegereye Imana urumva ntacyo uzageraho uzakora amafaranga agende nkavuga ati zo nirenge sha ubundi mwamwanyweye bike nabwira umukozi w'Imana nkamubwira ariko ubundi mwamwanyweye ikimana vipi zanyu mujye mukura mwimbuto jewe James need fresh muhungu nfunze boku urumva nahaga nifunze bro nambaye bikubiye this smart hako man y'abantu bakijijwe wa mugani ariko nambwiye kuri WhatsApp ngo umuntu yafashe akiri agakiza ngarasaza ayo maze ko nambaze gusaza pe urumva ariko which is good ni byiza cyane
kuko nyine ni byiza ko umuntu akubona mu shusho y'uwo wahindutse we urumva umuntu ntakubone mu shusho ya James wa kera wundi wari ukiri mu byaha wundi Satani yashyiragaho ibindi bintu nyine nawe ukikora ibindi bintu none bakubone mu yindi shusho nyine urashaje yego ariko impamvu ushaje nawe ubwo uri proud yabyo sibyo ugomba kuba proud y'uriwe ukishimira uriwe kandi ukabyamamaza ahantu hose kuko akazi dukora burya tuzagahemberwa sibyo ingorane z'abihanganye kuri zirahari urumva ubu nonaha wowe wumvishije ijwi ry'Imana gumamo neza sibyo hari benshi cyane covid yaje bataranywaga inzoga baravuga ati none insengero barazifunze aho bazifunze reka nje kwinywera byeri ura abasinzi muri covid zaranyowe umva hari abapasiteri bafite insengero babonye ne bafunze ariho bari baramirije ariko abaguye ni babandi bakoreraga bari bafite insengero badakorera Imana ye barimo ahubwo bashaka amafaranga abo insengero bazifunze atakibona umuntu uza gusenga akavuga ati amafaranga maze kubona rero yahise ahindura mu kabari reka nshoranye mu kabari umunga yanywa virunga kumva isukari ati ariko mana yanjye nari naragoswe mana ubwo ndi kuzivonjewe wari kuzijyaho yanze kuzinywa zigura icyata iminura ku 500 ubizigura 2000 ari kuyinywa ihenze njye nayo igihendutse none nivuyeho Imana itufatira nkomeza takora Imana kuri Imana yagwicubahira none se sinarinzi kubaza kano kantu sinarinzi ko ngiye James nzareka inzoga nzareka ubusambanyi urumva wese numvaga yuko umunsi ushobora kwira njyewe natuye hasi ibyo ntabwo byabaga hose kirazi no kare numvaga no Satani aragenda anerudere mu maso bakambira ngo nuko udasambana Jesus niyo mpamvu sawa umuhungu mba ndatatse ndasambanye ndivuruguse nikoze ibiki biheri nibigende urumva cyacu ubusambanyi Imana icyanga urunuka buriya ntushobora kwifata neza cyacu ubusambanyi ntugikore Imana izaguha umugisha nuko ari ku Imana izaguha umugisha mwinshi cyane utagabanyije aho ngaho nyiri manager mana we umva akabari nika ndibuka iPhone kamera kuri phone nari mfite nakundaga cyane uburyo nyine urumva je wundi baramaze kumenyera yuko nyine ngewe abana nyine umwana mwiza wundi baramaze no kumenyera umwana mwiza wese manager agomba kwanza nkamenya ngo ni ibiki mbere yo kugira ngo agire undi muntu uzakuza kugira ibintu akora urumva kuri uwo mwana je nari nkuriye kuza nkabaza nkamenya ngo ni ibiki noneho nkajya nabwira abantu uzi wa mwana nkababwira ati ni sawa cyane cyangwa wapi umva ko yewe Satani wabimura noneho ngira gutya ndarana n'umwana gatelefone nkashira ku muriro ahanga hariya ndituriza bro nari naniwe nasinze urumva noneho bukeye ngiye kubona mbona telefone ibyo kwambara zikuri manager urumva wari uri kuba ufite telefone yawe uri kuri rezo urumva ari umuntu wari wizeye n'ubundi wari wizeye mwavuganaga urumva ugasanga ikintu wari ufite nimba mana agafone kari karamenze pa kamafiyeri rwose ndibuka sinzaruka nimba karaciye hehe n'uwo muntu n'ubu usiranya konana byarangiye biragenda burundu birashira urumva none aho kisimenti naho ngiye gukora ari bwaho mvuye aho ngaho nakoreraga aho ngaho urumva naho nkorana n'undi mugabo wungu wagiye muri Cote d'Ivoire ndamwibuka baramumfungiye muherekeje ntago ninya kwivuga ntago ninya kuvuga ibyanjye Imana yankuye kugira ngo umuntu wese uri hariya wese wumva yuko byarangiye Imana itamugirira ubuntu Imana itamugarura Imana itamugarukaho igihe cyawe biracyashoboka aracyari byiringiro yuko igiti cyatemwe cyashibuka urumva kikera imbuto urumva rero aho ndi gushaka gutanga ubwo buzima bwanjye bw'icyo gihe urumva kuko nzagira igihe mbabwira ubu none ahantu ngeze n'ibintu Imana yagiye inkorera Mr. Birori ushatse wareka nkava muri ibyo ngibyo n'ubundi ibyo ngibyo byo ni byinshi cyane ndibuka uwo mugabo reka maze go umugabo naramuhereke ubundi kamera ngo gisimenti kwa cyari twatabarwa ntabwo ndi muvuga amazina ariko nawe yari umusambanyi nashake tuzarwana ariko nabisubiramo n'imbere y'Imana rwose urumva koko Imana iyo tugumana nawe sinzanumva ndi mungu ushobora kuba ntari kuba ntarabona agakiza hari ukuri Imana ikora abantu mu buzima bwacu kugira ngo wowe usigaye Imana ibone ko ikomeza kwiyegereza ese James bari kubona kuri kamera inzira yo zose yaciyemo
kugira yakiriye agakiza, ku buryo na wa muntu uri mu byaha, wa muntu uri kumva ko Imana yamukuyeho amaboko, yumve ko nawe yagaruka mu murongo. Rero hari amajwi nazamivugamo ariko shamura kandi hari amajwi dukunze kumva amajwi yacu, especially abantu nyine bakoreye Imana igihe kirekire cyane bakagira bagacika intege, akantu kumva neza Mr. Birori. Satani akaza akakubwira ati uri umukobwa wenda umaze imyaka nka 30 ukorera Imana, ariko yego uri mu nzu y'Imana, imyaka 25 yashize Imana kugira ngo nzagukorera ubukwe. Satani akaza akakongora amatwi yawe ati ariko se uri umusazi, imyaka 25 wayikecuru we ntiduzakujyana. Urumva ubwo nawe ukavuga ati hasi ubundi wa mugani Imana ambwire ngo izankorera ubukwe nkaho ngiye kugira imyaka 40, izangura afite imyaka 40. Ukaba ubivuyemo ukaburagiye, ukava mu masezerano ari nta mpamvu. Aho kantu urakumva? Aho ngaho Satani abagutsinze cyane, kuko burya atuma ukora ibindi bintu cyane, ibindi bintu utari ugambere kuba wakora, bigatuma mu masezerano ari nta mpamvu. Kandi nanone ikintu ugomba kwibuka ni kimwe, burya iyo ukorera Imana ikaguha amasezerano, none bikagira amasezerano ugiye bavanga n'ibyaha, ntabwo bavuga ngo uri munyabyaha urava mu gusenga urava kurepeta ngo ujye mu byaha uvuge ngo Imana izagusubiriza amasezerano yawe. Kandi n'ubundi bya bintu Imana yakubwiye gukora izaguma bikubwire. Imana yavuga ati nzabasheshengesha amagambo yanjye. Urumva? Iyo udakoreye Imana bigishoboka mu nzira nziza, Imana iragusheshenga. Urumva? Ariko iyo ukoreye Imana ibyo yakubwiye ikavugana nawe ikavuga ati nzagukorera ubukwe, ukarinda nyine ubusore bwawe, ukarinda ubukobwa bwawe, ukaguma ukirinda. Imana nta kabuze irabigukorera. Irabigukorera nta kabuze. Hanyuma se James, muri abo bantu bose wagiye unyuranyuramo, nta mukobwa wateye imwe? Cyakoze ako kantu Imana yarakoze. Imana yanyibwiriye ubwate yandize gutera inda, kugira ngo izankorere nyine, kugira ngo ari impamvu Imana ishaka gutabara kugira Imana gukorera ubukwe. Urumva? Kuko nzi neza ko ngiye ubu ngubu narahinza nzabana n'umuntu ariko nkoze ubukwe. Urumva? Ibyo nakoze narabikoze, iyo naciyemo nabiciyemo. Urumva? Sinshaka kongera gusubira mu byaho kundi, cyangwa usubira aho Satani yanshaka gukundi, cyangwa gukorera Imana maramaje. Sibyo? So rero ndacyamaramaje kandi sinzasubira inyuma. Urumva? Ikintu nkundira Imana nuko Imana ivuga ngo urumva wowe urushye nawe uremerewe, urumva ngwino nsange ndabaruhura, muze musange ndabaruhura. Urumva? Imana ntabwo yavugaga wowe utunze, ntabwo yavugaga umukire, yavugaga umukene. Urumva? Yavugaga wowe wese ube umukire, ube umukene, ube muremure, ube mugufi, yuko nuwegera Imana ukayegera iri bukuruhura imitwaro yose wikoreye. Urumva? Ndakubwiza kuri Mr. Birori, nta mukire n'umwe ku isi ugeze ubwira umuntu ngo ngwino usange ndakuruhura. Nta mutunzi, nta umuntu umeze gute ugeze ubwira umuntu ngo ngwino usange ndakuruhura. Icyo no gucuma neza ndacyumva. Imana niyo yenyine yavuze ngo yewe urushye nawe uremerewe, wowe wese umva ibintu byose byanze, ukumva nyine urananiwe cyane uraremerewe, ngwino usange ndakuruhura. Urumva? Rero imitwaro yose wikoreye Mr. Birori, giye yego naganye ikiganiro cyawe, ariko ngiye ku kigo cy'ubusoreza jewe none uzaze nkomereza ufite nyinshi cyane yo kuganira na bene data badukurikiye, babwira ibintu byinshi cyane Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye, kugeza aho ubu ngubu none hano namaze gukora imirimo Imana yagiye inkorera, aho nakimfata mbone agakiza, nemeye kureka ibyo byose nakoraga, nemeye kuva muri ako kabari, nemeye gusiga ibyo byose inyuma, nkavuga ati ngiye gukorera Imana. Imana yacishije mu nzira zikomeye cyane nzahora mvuga. Urumva? Umva kantu. Urumva? Umva ikintu ugomba kumenya, n'umuntu wese uri mu byaha akemeje kuririmba gatoya, akumve n'undi kuririmba, kuko ni aho hantu ujya kumushira ni Imana yamushakaga. Umva ngo kera kose umuntu yarihe, nk'isi n'ijuru bitari byabaho, umuntu yari mu mugambi w'Imana, kandi ibyishimo byayo byari ukuzabana n'umuntu yaremye. Urumva kantu? Kera kose umuntu yari mu mugambi w'Imana, na mbere yuko Imana irema isi n'ijuru. Urumva? Mu mugambi wayo hararimo kurema umwana, kurema umuntu. Urumva? None umva, none ukatubaza Imana ngo ese Mana yanjye ngo umuntu niki kumwibuka, cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera, washatse kumugira nk'Imana rurema, wamuhaye ubwiza bumeze nk'ubwawe, haburaho hato cyane. Twagiye. Wait akantu umva bayumve. Umva hano ngo nubwo ntari nkwiriye mwami waranzahuye,
mbwira mwami wanjye ikintu cyatumye unkunda, nubwo ntari nkwiriye mwami waranzabuye, mbwira mwami wanjye ikintu cyatumye unkunda, nzahora mvuga iyo neza wangiriye, nzahora ngushima mu gihe nkiriho, nzahora mvuga iyo neza wangiriye, nzahora ngushima mu gihe nkiriho, ikuzimu nta migambi nta no kugushima bibayo. Nukuri hari ibintu bigira bifashe iyo nibutse Imana yagiye inkora Mr. Birori. Mba nibuka byinshi cyane, ndibuka mu minsi ishize, muri iyi minsi aho mbona agakiza, ndibuka Mr. Birori hari ibintu byambayeho mitamana yo kuburya, urumva Imana ariseriye. Ndibuka hari umunsi umwe, ibyo byose turacyavugana ntabwo birarangira, we still together, urumva hari ibintu byambayeho. Ndibuka ubwo najyaga n'urupanga umunsi, ndavuga ati none Mr. Birori banza wumve, ndakumva humure. Oya Mr. Birori banza yumve, Mr. ukwiriye kuyumva rwose, nawe ndetse bakayumva, amatwi arakurugutuye. nafashe inzira ndavuga ati uwo mugabo amaze kujya muri Cote d'Ivoire bamfunze iminsi 2 kuko namurikije mu masaha ya saa 9 z'ijoro, na mu masaha 10 ndi kuza mu nzira mfite imyenda yo mu ntoki, urumva none ngeze mu nzira mbona abanyerondo banyizirikaho, bajya kumfunga bajyana kuri station ya polisi, nzi ko ari imikino, namaze iminsi 2. Aho ngarukiye naje nyine njya mu bindi buzima birumvikana. None mageze naje nsanga nahise njya muri ghetto birumvikana bro, aho no banyibiye imyambaro yanjye yose, ikintu cyanjye cyose, igisahani, imyenda, ibintu byose yo kwambara, naho ibintu byose baratwara. Bigenze gute rero, narashe ndavuga ati Romana yanjye ndabona ibintu bikaze. Aho bigeze ubuzima mbayemo, nirwa nshaka amafaranga, banze yeno bambwiraga ngo uzanyitabarira, uri seriye, urumva? Ndavuga ati Imana ngiye kujya gusenga, nunyemera ninjya gusenga, ninjya nkajya gusenga, njya musengero ngasenga, sinzasubira mu byaho kundi. Wumve no Satani arukunda gutega kugira ngo no atume noneho bya bintu urimo bivamo rero papa. Noneho ako Satani we, inzara iri ruguru, mba mvuye muri iyo nzu njye hepfo gato nkata munsi y'inzu nini, njya muri dushe ngiye koga. Kumba abajura bari banteze, bari banshunze neza. None iryo joro kwata natuwaho n'amazi minafuza imyambaro yanjye, inkweto nahanaguye, ibintu byose nasiye ku murongo nk'umusore, mvuga ati ejo nzajya gusenga kuwa mbere nje mu kazi. Urumva? Mvuye muri douche bro, nambaye agasume ndukweto ko kogana n'akantu k'agapira. Ngarutse nsanga banyimuye. Ibaze nawe, nagiye kuvoma, ngize nsanga amazi yamazi yari yaragiye, nsanga amazi yaje. Ndavuga ati reka mvoma jerekani nkabiri y'amazi, aransunika iminsi mikeya. None mu kuyavoma nicara aho ngaho ndavoma mu munsi wa mbere, ngo umunsi nanjye iminota nka 20 jerekani ya mbere iruzura, indi nyivoma indi minota nka 20, hafi isaha ya namaze nyine kuvoma mpita njya muri douche. Bwe ndumva ko natinze aho hantu. None nzamutse natugumye na bwambare n'inkweto byose ngiye kwambara, ibindi byose biri aho ngaho mu mabase, n'ibindi byose biri ku murongo, nje nsanga brodo yinjira mu nsanga nta rukweto na rumwe ruhari. Aho nshira inkweto ndetse kumande ngiye kurambona imyambaro yose bro, habe n'umwenda n'umwe, habe n'iki, ndebye ahantu hose, habe na boxer bro, habe n'isahani, habe n'ishuka. Asi Jesus, bigenze bite? Imeze mvuga ijambo rimwe, Mana gucyo byemeye, kuko nese nk'umusazi nari nambaye agasume, ndabyibuka. Ndabyibuka icyo gihe navuye mu rugo, rwose reba umuntu w'umusore nkanjye ndi mu muhanda nambaye sume, none nese nk'umusazi na boda na sume n'agapira ndi gucomeza ingo, mbona n'abantu mu nzira babona je musarasaze, wa muhungu wacu twari tuzi umusirimu arasaze, urumva? Babona nciye ndi kwiruka ndi gutambuka, nahamagaye nasamagara umusaza kuri phone, allo daddy baranyibye, ibintu byose barabitwaye, byose. Umusaza aravuga byose barabitwaye, urumva? Ntiyanga kubyumva neza, ayize ni brage, agiye kubona abona ndaje, abona ndamanutse njye bwanjye, urumva? Abona ndi manukiye ndaje umugezeho na isume, arambaze igihe musuje kogera hano mu rugo, ati daddy wahora n'iki ko babyibye byose babitwaye, urumva? Ndabyuka ubwo bimaze kugenda gutyo, nese nsubira inyuma sasa. Nese nsubira inyuma ndavuga ati ubwo bigenze gutya, gukorera Imana bivuyemo, nanjye gukorera Imana, none Imana ntabwo yabyemeye, Imana yabyanze. Bivuze ngo rero Imana nashaka kujya mu nzu yayo, umiduka umukozi wayo,
shaka ngoma muri ubuzima nibereyemo. Niko nese nekereza ndavuga ati Imana ubwo yemeye ko banyiba imyambaro yanjye najya nagusenga, ubwo Imana yemeye yuko banyiba urukumva neza, ubwo Imana yemeye ko banyiba imyambaro yanjye bakanyiba inkweto zanjye nagusenga byose bakabitwara ngo nsigaye nta kintu na kimwe mfite cyo kuba najya nagusenga nakoresha. Urumva mbese Imana ntago ishaka ndetse numva ndakaye n'umunsi uvuye kwinywera byeri asye cya cyizere urakita nese numva nakakize ndavuga ati Imana buriya Imana nimba ko shaka konje gusenga. Urumva ko nari nyibwiye yuko ngiye kureka ibyo byose nkabireka. Urumva nkayikurikira nkajya mu nzu yayo nkahita maramaza ngakorera Imana ikaba bose banyiba imyambaro bakanyiba ibintu byose nari mfite, ubwo Imana urumva biri kumwe nanjye. Urumva Imana ntago inshaka nahise mpinduka nisubira muri bya bindi. Ariko no hasize iminsi naje gusanga no mu nzu y'Imana hari abantu barimo bakorera Imana ariko ahubwo bajya gustani bakoreramo kuyabo by'abandi bantu. Urumva yuko nje ntago rize mba umwana wo mu rusengero, umwana wirirwa mu rusengero niberaga mu byaha nibera n'enjoyinga. Ariko ubu none ahantu ndi none ahantu umuntu wamemukana umuntu washaka kunyambura agakiza kanje. N'ubwo ubuzima bwanjye ndavuga ati umuntu ubu none umuntu wanyambura agakiza umuntu we nabonana nawe kuko Imana yakamereye ubuntu kandi byarango nago yego byaciye mu buzima burebure. Buriya ibibazo irimo none aha nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Urumva urumva nuko ubuzima nagiye mucamo ariko nagiye nca mu bibazo bikomeye cyane, mbura akazi ndakubitwa aho nagiye gushaka guhinduka nkorera Imana baba barakwibye baba baranyibye iyambaro bose barayitwaye mbambuza akazi mba umushomeri nano bambya nje mu kabari nguma wese cyaka kujya mu kabari mba umushomeri ndi nguma aho ngaho nkanya no mu rugo ndibuka nagiye kuba no mu rugo nabwo birangira umusaza yewe nasima muri ghetto aho ngaho njya kuba mu rugo ngiye kuba mu rugo umusaza n'umugore kuko mama yarapfuye ashaka undi mugore nabo bose bajya kwibera muri hehe kwibanira basiga inzu badisiga ngo n'abana nanjye nta kazi mfite. Urumva ku bintu byo kubyara struggle nkajya none ngwana n'ubuzima nyine gutyo gusa nyine bavanye umuryango nkaba bakamba rimwe tukatuganira bakamba hafi ariko byari bigoye. None birangira rimwe muri ubwo buzima none mu izo nzoga nayo mfite ubwiboneye ariko naje gusanga Imana yashaka kugira ngo mpindure ubwibone bwanjye. Bwa bwibone nagiraga mbireka ahubwo none nangire nkorera Imana nta bwibone ifite ntarikiro mwibone abe na gato. Akantu kumva neza ndakumva kuko iki gihe numvaga yuko najye mu muhanda ngo nambaye imyenda binini najye mu muhanda nambaye inkweto bimeze ukuntu ariko ndakubwiza kuri yuko iki gihe umaze kunyiba buke bwaho nabonye nayo nta solution yindi mfite birangira nambaye ngiye mu ndamutira umugabo w'umufodiste yanjye ndamubwira ati ese wanije inkweto basi nkagenda mu muhanda nambaye hari imyenda nenda narahaye wari utararenga aho ngaho no kuvuga ngo wavuye muri douche usanga bakwimuye usigara wambaye isume yonyine gusa. Umva se iyo sume niyo nasigaye namfite imbere n'inyuma nawo umupira n'izo bodaboda nayivanye muri douche. Hanyuma ujya kuri mushuti wawe kumutira inkweto? Oya nagiye mu rugo mbabaye ngeze mu rugo kuko mu rugo nyine ntabwo nabaga kure cyane mu rugo. None wagiye mu rugo iwanyu wambaye isume umupira n'ibirenge? Urakoze wamfura we. Mvuye muri douche nahise mfata inzira ngenda muhanda wose nambaye isume n'izo nkweto zo korana nyine ibyo nambaye n'umupira. Mfata inzira ndagenda mu nzira hose niteye ku bantu bandeba n'abitayeho ndagenda paka bwa bwibone za soni mva zagiye. Abantu bashaka kureba baje kureba kuri barebe James wa kera ko amafoto ariho baje kureba Nduwaye James baraza kumubona nyine ifoto yagiriho n'abatijwe nimeze gutya rwose umwuka wera yaje baraza kureba amafoto yanjye James icyo gihe imbere yaho barebe nayo ubu ngubu ibiriho byose nka James ariko kuko Imana irahana Imana igira ibihano nanjye ndabyemera nka James waryaga abana ba buri munsi akiyorosa abandi yitwaje umanager. Yego ibaza ukuntu Imana yamucishije bugufi agaca mu muhanda n'isume n'agapira n'ibirenge. Nta hantu kuri Imana itakura umuntu ndetse nta n'umuntu uri hejuru y'Imana nta n'umuntu uri hejuru y'ijambo ry'Imana. Ijambo Imana avuganye nawe urumva iyo uhagaze icyo wakora cyose uwo uri we wese imbere y'Imana nta kintu buri cyo mubyiza ukuri nta hantu kure waje Imana itakukura urumva. Hari umuntu ari cyo cyakimbaho Mr Birori ukabona umuntu agize gutya akavuga ati ngewe ngo byaciyemo ngo ntabwo nasubira inyuma ngo ubuzima bwanjye ngo byamaze gucamo ngo nubwo akora iki ngo ntabwo byasubira inyuma sibyo. Yankubwire mwene data aho ngaho uri Imana kuba kumanura ni nko gufata akabuye gata mu mazi. Nta hantu kuri Imana itagukura kandi Imana iyo yikumanuye yaguhurutura ibyo byose ufite imbere Imana ni zero kuko Imana yavuga ati ubundi hari ijambo ry'nkunda cyane ngo iyo wibagiye Imana ukadamarara nandi manager birangira nciye mu muhanda nambaye akayeswime nifuza n'ikiyede nta nshuti yanjye
ubuzima burahinduka. muri ba bakobwa bose se wanyuragamo n'aba bagore bose hari n'umwe wongeye kukwitaho ubuzima bumaze kugenda gutyo ubuze akazi banakwibye n'ibiki? Ahubwo sinari kubiyereka. Ntabwo nari kubiyereka. Bravo. Ntabwo nari kubiyereka kuko ntabwo bari kubyumva. Urumva? Urumva nateye kuyamagendera kure nkavuga ati none wa muntu. Urumva? Wa muntu wari unzi nka James wo mu manager wa wundi wamuraga buri kimwe none areba urwego nsigaye ndiho. Ariko ndabyibuka. Urumva? Hari umwe muri bo nyine bona natanye kunyamabwiza ukuri kuko burya aho nemere no shigira umva nari narabatizwa nanigira umubatizo none aho nangiye kugira umubatizo nangiye kumenya umukristo ubuzima bwa mukristo ko akwiriye kwitwara kandi ko agomba kubihamya imbere y'abantu bose kuko Yesu aravuze ngo nutamumiriza imbere y'abantu sinzaguhamiriza nanjye imbere ya data. Urumva? Ndibuka nanjye icyo gihe nese nshira amanga pa nashize amanga mpamagara bose abantu bose kwasinyiraga inzoga abenshi no kuri WhatsApp yanjye nkashira kuri status nkashiraho amafoto yanjye. Urumva? Ijambo ry'Imana na video ndikuvuga ijambo ry'Imana Mr. Birori usonyemeranga cishaho ngamubwira ijambo ry'Imana abantu baje barikura. Okay, nta kibazo. Baze kwandika kuri YouTube channel wandikemo James Umuramyi. Baraza kubona nyine urumva channel iracyari hasi ifite WhatsApp 172 ahubwo basharing bereze n'abandi ndetse urumva ko ufite story ndende James. Ni story ndende n'ubuzima burebure ahubwo mushaka muri comment urumva abantu baze kuvuga ati ese ngaruke feedback zawo ushaka abo njya abantu bazangarura ibyo bizakorwa mfite umwanya neza ntuje nkababwira neza none bindi birenze kuri ibi ngibi wumvishe nkabwira kunageze igihe aho ngaho ndi muri gato nkavuga ati mana naho nane na satani ni umugome natanye kuyavuga ati numva muri gihe bijemo ati shaka umugore bataranyiba ati cyako kandi none ngumva mushaka nyusi uri kunabonaga ndikwirwanaho mbasha kwigaburira rero umugore kwa namuzana tukabana akambyarira tukuba ku rugo nka muri ubwo buzima numvaga bihagije. Ubuzima bwa James muri geto bwari bumeze bute? Mana we nirimbukiro gute? Kuko abantu bakeneye kumenya ese James turi kureba kuri kamera ubuzima bwe muri geto duhereze nka plan y'umunsi guhera mu gitondo kugira nimugoroba usubiye kuryama. Ubuzima bwanjye bwo muri geto kamere nyine muri geto na wa musore wanjye nkina mutoya none oya hera muri geto uri wenyine none n'ubundi ubuzima bwe barimo ndi njyenyine ntabwo teneye no kubona nibona wa musore muri geto kuko ntabwo abaga hari kuko navaga ku ishuri nabaga mfite umukobwa urumva twavuganye kuri phone urumva tugomba guhura mu rugo. Urumva? Mana yanjye we ndabyiye Yesu we ndayibuka umukobwa nararanaga nawe ubwo bro nabimenye nkararana nawe aho mu nzu Black byuka yigira mu kazi tukirirwana kuko hari ibyo kurya cyangwa Imana yaduha amafaranga pe dufite ibyo kurya ntacyo nashinja Imana ko tumeze neza abasore bambere bashimaga Imana mu Rwanda ariko bari twebwe ko umusore uraho ufite agafirwa ke mu nzu ufite nyine ufite inenzi ko tuwe mu buzima bwiza nk'umuntu sinavuga gute se umugabo byamaze gucamo ufite ifuru mu nzu ufite frigo ufite microonde ufite ibintu byose mu nzu nyine byamaze gucamo nubwo ubuzima twari kwibereyemo urumva yuko sinabonaga umwanya wo gutekereza ku by'isi nahoraga ndonora kuzi gucata utunimero bakatuma aro none se bite ni sawa none satani nawe satani arakora sha ejo nakubona se yego bahemba akagugusa watike nta kibazo uzasinzayiguha mu gitondo cya karakabaraje tukaba urukundo rukaburaje ukajya tumaze imyaka 5 tuziranye cyangwa 10 akiza ngo mana we mana we ukankamera nkaho tumaze imyaka 5 tuziranye ubwo buzima nkabuvamo numva ari nyari bwo bunyuze ariko ubuzima nkwiriye kuba ndimo urumva nkasambana nkirirwa nsambana bro yaza ninjoro agasanga nkasambana naho najyano nabona umukobwa nawe mwiza nawe undi muntu mumushe nawe ubwo nkashirwa uko musambanyije muri make umuntu wese nabonaga mu buzima bwanjye bwa geto urumva nkamugirira irari yarangiraga namusambanyije uburinde umeze gute nakoraga gucyo kose nkakubona urumva gusa nkashimana ko navuye muri ibyo byose Imana ikandindira mu byaha ikampamagara mu banyabyaha barenga 100
nkashima Imana ko yankuye mu banyabyaha barenga 100 ikankuramo ikantoranyamo ikavuga ati James mwana wanjye ngwino, urumva? Kuko ibyo nari ndimo, ubuzima nari ndimo, nyuma yaho aho nangiye gukirizwa, aho nangiye kwegera abantu basenga, aho nangiye kugira inshuti z'umumaro. Batubwiye ati wirirwa gusambana ubugacya mu gitondo ugahamagara umukobwa yirirwa kuri chat. Oya, nibwo buzima ntago nakoraga, ndetse no nabyo bintu byanjye. Wari ukirya amafaranga y'ubu manager se? Najyaga amafaranga arenze ayo ngayo, kuko bro wanje uwo nguwo yarashinzwe muri mining, yari afite ikirombe cy'amabuye y'agaciro, yari akuriye amafaranga, ubundi ngize amafaranga hejuru ya miliyoni 3 ku kwezi. Umuntu w'umusore w'imyaka 20 n'ingahe ungize amafaranga yayigizaga pe. Ibaze none nanjye rumvikana nanjye amafaranga nanjye none bya birenze kubyuma nanjye amafaranga nanjye nabifatagaho rwose. Ariko yango neke ikintu kizima, ahubwo ngata numva nkumva nekahamagara umwana ashaze mutemo ni hahandi nkahamagara allo bitese ndibuka ari igihe namagaye umwana nafite amafaranga byo bitangiye kwanga. Umwana araza ndamutegera, araza ikimusubizaho ndayibura, wininje byatari twari twicanye. Twari twicanye na nyakoni ibintu ndimo ntago ari sawa pe. Ararara buracya, nabwo ndamubwiye ati se watashye, byaragiye mfashe telefone kaye nari mfite ndakagurisha umusatani, kandi nari mfite amafaranga ndakagurisha, nawe gatakira gatekema akira gatekigendere. Ariko nabwo nsinsirweyo, ejo nagura andi mafaranga nkungira nkabisubiramo. Urumva? Bitewe nuko iyo ukiri muri iyo nzira y'ibyaha nyine uburi umunyabyaha, nyine isi yawe ari ibyaha gusa, urumva? Nyine ubumva ubuzima bwawe ari ibyaha gusa, urumva? Noneho ikintu cyaje kunangaza, hari undi muntu nawe nafashe, hari undi muntu nagize gutya, cyareka nemeye neguke pe, ndabyibutse ndanababaye ndanarakaye. Nukuri n'umuntu uri mu nzi y'Imana none hakamusomere, yego warakara utarakara, ariko ni muri mu nzi y'Imana ubeshye abantu gukorera Imana, mu by'ukuri udakorera Imana, sibyo? Ahubwo ugamije kuyobya abantu b'Imana, urumva? Wowe wa muntu umenye ngo inyundo y'Imana iri hejuru yawe, kandi Imana irakureba ibyo byose ukora. Ndibuka nangiye gufata agakiza, kwakira agakiza, maze bamaze kunyiba ibyo byose, nangiye kureka izo nzoga, baranyibye imyenda yose, nari nasinze, uranyumva neza? Nari nanywe inzoga nasinze, ndangije ndi mu rugo ndi kunywa amayoga, ariko umutima wanjye ibintu binzamo ngo jya gusenga. Hase inzoga none nsinze ibiki noneho nose nasinze, ariko yamutsindira none njya kugiye kureba ibyana ngo nuri hasi, kuko ubundi mbere yose ndagana nshaka gutura hasi byana, urumva? Ndibaza noneho ndi gusinda nshaka ahubwo noneho kujya mu rusengero. Umutima wanjye urankubita papa, nari ndamwa ngo nimba muzendicaye nko kabyaranga inzoga ariko muzendicaye grand desire. Ni birikeri barabizi, ababizi barabyumva ngo noneho ndi kukinywa, numva umuntu arambwiye, numva muri ngiye wijwi jya gusenga. Hari ryari saa 12 z'umugoroba, ndagoma ndanywa, nabyo birongera biraza ngo jya gusenga. Saa 12:25 ziragera, bita maguruka ndambara deshire, nambara ibikweto, ndambara ntazi naho ngiye, kuko mu rugo wacu hari ADPR urusengero n'ubundi, ariko uranyangiye gusengera hepfo ADPR Masizi niho Imana yanyoboye. Noneho ibaze nyine nawe tekereza nawe Mr. Birori, kuba nkwe inzoga wasinze ku buryo nawe urubiza ADPR kunizirana n'umuntu wanywe inzoga, ku buryo uvuga ijambo ngo mwiriwe, ku buryo umuntu urira hakurya, urumva? Ashaka kutemva inzoga zakata sinda. Noneho mba ndamanutse ndagenda ndamanuka ngera ku rusengero, urumva? Ngeze ku rusengero nsanga abantu basenze, nabo basenze bavuyemo, nsanga ayo masaha agezeho n'abagabo bagiye gusenga, ntabwo nzi ko ari busenge, urumva? Nsanga n'abagabo bagezwe bagiye gusenga, amasengesho y'abagabo. Nk'umuntu umaze igihe kinini cyane asenga Imana, ndamubwira ati se wambara ukamfasha ko ndi mu nzira y'agakiza? Arambwira ati nzagufasha. None cyanangaje nuko uwo muntu nawe nubwo nari nje mugana, ahubwo nawe byanangije nawe ubwe musambanyije. Iki nari nje ngo umuntu ngafate ankomeze muri